kuri Instagram kwa kundi n'ubwa n'abantu b'umuzungu twaravanye akambwira ngo mbifotore mwereze byinshi numva wapi ifoto nyine foto y'ukibuno mwereze ibintu nk'ibyo Ifuriziye umunsi mwiza mbaye nikaze mu dukurikira umunsi ku wundi none stili ikiganiro kivuga ku bigiye bitandukanye byo tuganira n'abakobwa n'abandi bagiye batandukanye ku bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi n'ubuzima rusange buri wese yakwisangamo. Niyo mpamvu nsaba udukurikira kugira ngo akunde ikiganiro mu gihe abonye gikunditse atanga ibitekerezo mu gihe abonye ari ngombwa ndetse anagisangize n'abandi. Ndabeshya oya ndanakwakiriye by the way. murakoze. Njye nitwa Jambier mwabita abandi Mignone cya Adeline. Adeline Mignone muri ayo mazina y'amukundiriye cyane. Mignone Kubera iki Mignone? ibyo niyumva muri byo mbanga ndikunda. Kandi bisobanura Umuntu mwiza. nakagere ka uri mwiza. Bisobanura ikintu kiri Mignone ni ikintu cyiza. Iki byiza. Wow. 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 Papa we niwe wari kwise? Ni mama. Yari kwise uri muto cyangwa uri mukuru? Ndi muto. Yarabizi ko uzaba mwiza nk'uko uri mwiza uko. Ntabwo ni ibisanzwe. Okay, tunda kwakira none stili mu kiganiro tugiye tuganira n'ugiye batandukanye ko atanye bivuga muri introduction. Adeline ni muntu ki? Adeline ni umuntu ukunda kuganira, gusabana, ukunda abantu. Agendera ko yamahame umunsi ku wundi. Yo kubana neza n'abantu, urukundo no kutiyemera. Yego. Adeline ruka mu rusengero ryari? Umunsi bafunze kwa gatandatu nibwo bahagaritse nyine gusenga nibwo narindi Usengera muri edini cyangwa sitorero? muri iyo sisi Watangiye gusenga ryari? gusenga tumwa Kristo. k'umukristo abatijwe muri 2019 ku itariki 4. Ariko gusenga byo nasitangiye gusenga kera kubera muri kore de dimanche. Nikiye cyiza umukobwa usenga ahura nacyo gitandukanye n'umukobwa udasenga? Umukobwa usenga agira character zitandukanye n'undi muntu udasenga. Undi mukobwa udasenga imyitwarire n'imyitwarire y'ukuntu yitwara mu bantu cyangwa mu buzima busanzwe biba bitandukanye. Ko ari abakobwa se bitwikira ko basenga bagakora ibibi birenze n'ibyo abantu badasenga? Abo ngabo nyine biba bitandukanye kuko ntabwo bose abantu bose ntabwo bajya mu rusengero bazajya mu ijuru cyangwa bose bagomba kugira imyitwarire imwe kuko n'abantu baba baremye bitandukanye. Rero ntabwo ari bose abo ngabo babikora simbizi ngenzi byanjye. Wemera ko tuzajya mu ijuru? Tuzajya mu ijuru. Ushingiye ku Mignone? Byanditse muri Bibiliya kubera twese tujya kuri Bibiliya. Turamutse tugeze mu ijuru tugasanga ibyo twitaga ibyaha byari byemeye mu isi, ni iki wakwicuza utigeze ukora uvuga ati ni icyaha reka nika kugikora? Oya namenye icyo gihe kubera ntabwo sinzi namenye icyo gihe tugezeho sinzi. Ni ikihe cyaha utinya kurusha ibindi byose? Cyaha usambanye. Uramutse umenye ko bitari ibyaha tugeze mu ijuru? Yego. Adeline umunsi we ubuteye gute? Umunsi kubyuka mu gitondo after breakfast nkajya mu byo gucuruza nta kindi. Ndumva ibintu byarajemo neza. Mu rukundo Adeline ahagaze gute? Ufite umukunzi? Ugendera kuki ugiye guhitamo umusore mukundana? Biterwa njye none uyumvishemo nawe nyine akankunda cyangwa umuhungu wari ubanza kubwira umukobwa ko amukunda agiye ubimbwiye nkabona nta kintu twari ko dukundana nta kintu ngenderaho. Uti umuhungu niwe ubanza kubwira umusore ko bakundana, ubwira umukobwa ko bakundana, niko bimbwiye kuri wowe. Ntabwo bakunda umusore uteye intambwe ya mbere ubona atari kwibona ngo ubwete ndagukunda? Biragora ariko nabivuga bindi bo nabimubwira. Byakubayeho? Byambaho kubimubwira. Wigeze ukunda umusore ugapfiramo? Oya nabivuga. Wigeze ugira crush umusore?
uwo musore yarameze ati mbabare umushushanyiriza. oya abantu bose ushobora kubona umuntu mwiza mutazanye akavuga ni mwiza yari ameze gute simbyibuka ariko byarabaye ko umusore w'igikara muremure okay. Ari umusore ufite amafaranga ariko atari mwiza ku isura, byane mvuga tumutipe ni boy, he is handsome. N'umusore uri handsome mwiza, uwo ngo wabonye ukamugira crush ariko nta kintu ariho. Ntibarutanwa mu myaka, barangana mu myaka, gusa umwe ni mwiza nta kantu, undi si mwiza afite akantu. Azatunga umugore neza mu rugo abeho yishimye. Kuri Adeline mignone ya prefere uwe? Nge na prefera ndamutse nakunze ngo udafite akantu nakunze mukunda kubera ntago ibintu ntago ari ukubivukana kandi nta n'umuntu uvuka bifite, nta nubwo nabanzi ejo hazaza hiwe. Uwo nguwo yafite ashobora kuyabura mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere, n'uwo ngo akayabona. Amafaranga akayabona biba bitandukanye, hari uyabona no munsi ejo akayabura, uyabona ejo imeze gutyo. Haramutse nakunze uwo nguwo yafite byari amahirwe nawe twakundanye, ariko n'uwo nguwo utayafite ntabwo byamuza kumukunda igihe namukunze ko adafite amafaranga. Amafaranga si igishoro cyangwa ku muhungu ntabwo umukobwa ni ukuvuga ngo nsigaye mbona n'abantu bose ko bameze ngo umuntu ufite amafaranga ngo uyu afite amafaranga ngo ndamukunze. Icyo gihe ntabwo bakunze umutipe, bakunze amafaranga afite. Ubwo aramutse abuze yamureka ko icyo gihe ntabwo ari we ashaka amafaranga yarashize. Umusore se akujyanye mu rugo mukabana nk'umugore n'umugabo, wereye amafaranga make cyangwa se mwatara afite, ukabona kubaho nk'uko wabyifuzaga, buri wese akenera kubaho neza, kuba nk'uko wabyifuzaga birimo biragenda bisa nk'ibikendera, ndetse n'ubwiza bwawe buragenda bwangiye kubera ko nta kantu gahari. Ntabwo warakoze amahitamo mabi? Ntabwo ari mabi, namukunze. Igihe bakunze umuntu mu bantu mubi no mu byiza. Ese ni iyihe defo wizeho mu rukundo? Defo nize sinzi, kereka uwo dukundana yimbwe ariko ntayo nzi. Nanjye ndarakara cyane wenda. Ndafuha cyane. Nawe ntujya utuma bagufuhira? Yego, ndabyirinda. Kose umuntu udafuhira batamukunda, buriya iyo atagufuhiye nutekereza ko ashobora kuba atagukunda? Abantu bose bateye bitandukanye, hari igihe ushobora kufuha cyane ngewe nafuha. Ashobora kuba adafuha njye mfuha, cyangwa biba bitandukanye, ariko adafuha nta kintu byaba binwagiye. Mbona ibyo agomba kunkorera nk'umuntu dukundana abikora nyine, mbona nta kibazo. Ntabwo navuga ko atankunda kuko atafuza. Ni irihe jambo wabwiwe cyangwa se inama wagiriwe n'umuntu mukuru w'umumama, yaba mama wawe cyangwa se umukecuru runaka, akubonye mu nzira bitewe na situation yakubonyemo? Ibyo nabwiwe na mama ni uko ngomba gufata abantu bose neza, kandi shingiro ntandukanye n'undi uko wenda amurusha ubutunzi cyangwa amurusha ikindi kintu icyo ari cyose, cyo kubana neza n'abantu bose. Iki ugira kuri mama wawe? Ubwitonzi no gusenga. Iki ugira kuri papa wawe? Nawe ni ugusenga, bose bakunda gusenga. Ikindi ni ugukunda gukora. Ukunda kwambara gute minyama? Kenshi nkunda kwambara amapantaro. Ukunda nyine umusore udakunda style z'amapantaro, akunda utujipo twa mini duto, akubwira ati va kuri izo pantaro, wabikora kubw'urukundo cyangwa wakomeza ugahama ku mahame yawe? Oya, ntabwo nabikora ntabikunda, gusa najya nyuzamo nkamushimisha nkabyambara rimwe na rimwe nkamubwira ntabwo mbikunda, ariko nzagerageza rimwe na rimwe kujya nkora ibyo ushaka. Ese ubona mini cyangwa se biratwita impenure ari ngombwa ko umuntu yambara uri hano hose, cyane cyane nk'umwana w'umukobwa? Ntabwo ari hose, hari aho utagomba kubyambara. mu bukwe byaterwa, mu bukwe nta kibazo, ariko itarengereye. Niki wibuka cyangwa se utekereza ukarira kitari mu rupfu? Kitari mu rupfu, nacyo
kuki ukunda gusenga cyane? nuko Imana ifasha byose. Iyo uhuye n'ibibazo ubona nta muntu ugomba kubwira, papa wawe, mama wawe, inshuti zawe, ubona hari ibyo nyine byakomeye batabikemura, Imana ishobora kubikemura. Nubwo byose ari bibi hagati y'umugabo uguca inyuma ndetse no gukubita, byibura wakwakira ubuhe? Unkubita wapi? Unca inyuma ariko nabwo simbimenye ko yabikoze ntari. Aho kubikora se akagusaba imbabazi, no kubikora ntubimenye gutya akabigutsimba, kizima no kutabikubwira? Kutabimbwira nibyo sawa, kubera abimbwiye nkabimenya nkajya muri aniseka nsubire ahantu hose yagiye yagiye, ariko ntaribi. Ibyo byose ukoresha imbuga nkoranyambaga, nubuhe butumwa wakiri kuva wajya ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na WhatsApp, nubuhe butumwa buteye isoni wakiriye nka minyoni ku muntu uzi cyangwa se ku muntu utazi? Kuri Instagram kwa kundi n'ubwa n'abantu b'umuzungu twaravanye akambwira ngo ngifotore myohereze byinshi, numva wapi ngifotore nyine fotoye kiuno myohereze ibintu nk'ibyo. Ubyumva gute ibintu nk'ibyo mu rubyiruko mwene nk'abasore banakundana n'umukobwa? Ndaza no kuza kukikubazaho wenda mu nyuma ho gatoya, nk'umusore ukunda umukobwa ati sheri wanjye nyohereza agafoto kari sexy, ubyumva uti? Umukundana ntabwo wenda kuvuga muri izi foto, abantu bikora gusinana badakundana cyangwa mutanaziranye nk'ibyo kuri Instagram. Umusore kugusaba ko muryamana mutarabana minyoni, uwo byumva uti? Njye kuri njye ntabwo ari byiza, ariko abandi biterwa na karagiteri yabo cyangwa ibyo mwumvikanye. Umusore ukunda ukabona n'utabikora ari buze kugucika minyoni, wafata iyo risk? Ntabwo abaye yancika kuri ibyo ngibyo, ntabwo yaba ankunda by'ukuri. Ntabwo nyine njyewe abaye ankunda by'ukuri ntabwo yagenda ko tutakoze ibyo ngibyo, twatandukanye bitewe n'ikindi kintu nyine cyatuma mutandukana, ntabwo agiye nta kibazo. Ni cyo kintu ubona sosiyete nyarwanda ishyira muri rusange ku bana b'abakobwa kitari cyiza, ariko muri rusange bababeshyira atari ko mwese muri, cyangwa se atari ko byose bimeze kuri mwebwe? Wemeranya n'abantu bavuga ko nta mukobwa w'isugi ukiba mu Rwanda? Ntabwo twemeranya, kubera ko bose kubera ko batabizi batababipimye, ntabwo bose batabikora amasugi. Hari abitonda, hari n'abatitonda babikora nyine, ko ntabwo bose baba batari amasugi, kubera babipimisha ijisho cyangwa akavuga mukabona umuntu yambaye gutya na gutya, uriya mukobwa si isugi. Karagiteri z'umuntu, no kubona umuntu fizikali no kuba we uko yitwara mu buzima busanzwe biba bitandukanye. Biroroshye ko wabona umukobwa inyuma ukavuga ati umukobwa ashobora kuba yaraciye ibintu? Biraba bitewe n'ukuntu wenda tuvuge nka biriya bavuze ko imyambarire, imyitwarire biraba. Ubukene buri mu rubyiruko byo ko bana b'abakobwa bikanatuma bamwe namwe bagenda bajya mu ngeso nzi mu ngeso mbi z'ubusambanyi, by'umwihariko bitwikira ko wenda nta kantu bafite bagakene muri abo bafite amafaranga mbere nk'ayo ngayo. Usibye wenda ubwo bukene nakwita gutyo, ubona biterwa n'iki se byakusoka gute? Abakobwa mbona ikintu gishobora kuba kibitera ari uko bagendera ku bandi, ukabona umukobwa ko asa neza nagomba gusa neza, kandi ibyo afite bituma asa neza utabifite, bigatuma buri wese bararukira nyine ibyo badafite. Njye ikintu mba numva nyine cyaba ni uko abakobwa bose bashima uko bari, nimba iwanyu mufite amafaranga yatuma usa gutyo ubise, nimba mutayafite ibyihanganiro si uko usa nyine, igihe nikigera nawe ukayabona, cyangwa se umuryango wawe cyangwa sinzi mugatera imbere intambwe nyine ukazayitera icyo gihe cyawe cyageze. Ikintu gituma bose babirarukira cyane ni uko baba bashaka nyine kuba bo batari bo, cyangwa kugera aho undi yageze kandi intambwe yo kwita hagera bitakunda, bigasaba ko bashaka imbaraga nyinshi babishakisha, bakajya muri ibyo ngibyo bavuze byo ubusambanyi n'ibindi bintu byinshi. Ni gute umwana w'umukobwa yabyaza umusaruro ubwiza bwe bw'inyuma? Ubwiza bwe muri kino gihe
ubwiza bwo fizikali ushobora kujya mu mamodo cyangwa kwamamariza wenda ibikorwa bigiye bitandukanye ko akenshi baba bakeneye abantu nyine nk'abo beza kuri fizikali. nihe myaka we nka Adeline ubona yagira ukavuga ati ndacikamwe utararongorwa ati ndacikamwe reka ngende mu rugo hakiri kare? 30. iramutse ugeze ukabona umugabo kurusha imyaka 20 wamwemerera? Oya, ntabwo nashaka n'umusaza. Ese ubona abo banesha bavuga ngo nagashakana n'umusaza bikini nirepfu mu ryagutera kubashakana n'umusaza nta mugore afite agije mu myaka yo kurongora nibwo abonye umwanya abonye kwa mwiza namushimye ni iki cyumba cyatuma udashakana n'umusaza? Ngiye kuri nge umusaza nawe abasaza hari character wenda yaba afite ngiye nafite icyo gihe. Ibyo nawe nshaka gukora igihe namupampona hari igihe namubangamira bitewe n'uko nameze muri icyo gihe cy'imyaka yanjye nawe yafite. Kuri nge rero nko kwisanzura wenda akaba wenda tubwe wenda nge nkunda nko gusohoka wewe atabikunda mbese muri nge hagati yanjye nawe kubera hagati imyaka yabirimo nambona nduta cyane sinisanzure. Adere tugana ku musozo urabizi ko uri mwiza? Ya nabyo urakoze. Reka mwe kufuza umunsi. Nawe umunsi mwiza.